umunsi wabaye uw'umumaro ukaba uwutanga ibisubizo, abantu bazagushaka nta ngufu zabishyiramo, ndetse bazakurwana n'akazi ntuzirwa ukarwanirira, bazagushaka aho utuye bakubaririze, buri muntu wese kandi atwitwararikeho neza kuko akubona mu mumaro. Nimuve mu byaha Uwiteka abagirire neza, nimuve mu byaha Uwiteka agirire neza igihugu, nimuve mu byaha Uwiteka agirire neza itorero, nimuve mu byaha Uwiteka agirire neza imiryango yanyu, nimuve mu byaha Uwiteka abagirire neza. Gusengarwa, umurongo w'ivugabutumwa. Bakunzi bagusengarwa, nongeye kubaramutsa mugira amahoro y'Imana. Nitwa Rutayisire Emile, ni umuvugabutumwa. Abanejejwe n'uyu mwanya mbonye wo kugira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana. Ni umwanya w'agaciro mu buzima bwanjye, ariko ni n'umwanya w'agaciro no ku wundi muntu uwo ari we wese ukunda Imana kandi agakundane n'ijambo ryayo. Reka rero dutangire dusenga. Data Mana ishobora byose, twongeye kugushima muri kano kanya. Turagushimira ubuntu bwawe n'urukundo rwawe, turagushimira ineza yawe, turagushimira uburinzi bwawe, turagushimira Uwiteka Mana ishobora byose kujya umenya ubuzima bwacu bwa buri munsi, ukamenya ikidukwiriye, ukaba ushimye ko n'uyu mwanya duhurira aha ngaha kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe. Reka Mwuka Wera uze ubane nanjye, ubane natwe, kandi buri muntu wese Uwiteka abasha kuvanamo ikintu cyamugirira umumaro, cyamwubaka kandi cyamuvana ku rwego yarariho kikamugeza ku rundi kandi rwiza. Icyubahiro kibi cyawe uyu munsi n'iteka ryose. Amen. Reka dusome icyanditswe dusanga mu ibaruwa ya kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo mu igice cya kabiri kuva ku murongo wa 20 kugera ku wa 23. Haragira hati: mu nzu y'inyumba ntihabamo gusa ibintu by'izahabu n'ifeza, ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe bikoreshwa iby'icyubahiro, naho ibindi bigakoreshwa iby'isoni. Nuko umuntu niyeza akitandukanya n'ibidatunganye, ababaye ikintu cyo gukoreshwa cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Nuko uhunge irari rya gisore, ahubwo ukurikize gukiranuka no kwizera n'urukundo n'amahoro, ufatanye n'abambaza umwami wacu bafite umutima uboneye. Nyamara ibibazo by'ubupfu n'iby'abaswa ntukabyemere, uzi ko bibyara amahane. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero mbazaniye ijambo ariko ririmo ikibazo, kandi mu byo ngiye kuvuga aha ngaha ndagufasha kugisubiza. Nturi buze kumpa igisubizo, nta n'undi uri buze kugiha, ahubwo wowe wisuzume kandi wihe igisubizo nta kwibera. Ikibazo nkuzanire kirabaza ngo: uri zahabu yo gukoreshwa iby'umumaro cyangwa uri itorosho yo kuyoresha imyanda? Abatazi wenda itorosho, harabo ikinyarwanda kijya kigora ariko ntibyakagombye. Mu gifaransa ni torchon, mu cyongereza ni tawa. Kimwe mu bintu bibabaza umuntu ni uguta agaciro. Ni uguta agaciro, agakora ibyo adashaka, agakoreshwa ibyo adashaka, akarya ibyo adashaka, akabaho adashaka, akagenda aho adashaka,
kubera yuko atari uko bishatse ahubwo ari uko ibihe cyangwa uburyo abayemo cyangwa uko atekereza cyangwa uko abantu bamutekereza bimutereka aho ngaho. Guta agaciro umuntu ashobora kukitesha kubera imitekerereze n'imikorere ye, kubera imigirire ye, agata agaciro, akihesha agaciro gakeya, ariko ashobora no kugateshwa n'abandi mu buryo atatekereje, mu buryo atagambiriye, abandi bakamugira uko bashaka mu nyungu zabo, ko ngo burya impyisi ishaka kukurya nimenye ibirungo igusiga kugira ngo ishobore kukurya, cyangwa na zene wayo zibona uko zikurya. Birababaza rero iyo umuntu ataye agaciro. Hari n'igihe umuntu akora uko ashoboye kose kugira ngo arebe ko yagaragara mu maso y'abandi, arebe ko yagaragara nk'uw'agaciro, agakaraba, akisiga, akambara neza, ariko agaciro kakanga kakabura. Umukobwa akitunganya neza, akisiga bya bintu byose bajya bisiga, ariko bajya gushaka bagashaka abandi. Umuntu akiga ndetse akaba umuhanga agahiga abandi, ariko akazi kajya gutangwa kagahabwa abandi mu buryo bw'amaherere, ariko we nta kundi kuntu atagize. Bijyaho ko mu isi umuntu abura agaciro, akabura icyubahiro, ariko bijya binababaza cyane iyo atariwe byaturutseho, kuko ntamenya aho byapfiriye. Ibikorwa byose bikorerwa mu kibuga adakiniramo, no kubikosora kenshi ntibijya bimworohera, biba bisaba izindi mbaraga, biba bisaba ahandi yavana ubufasha. Akenshi rero nta handi ni ku Mana. Imana niyo yakurwanirira izo ntambaro utabasha kwirwanirira, ikakugira naho utabasha kwigerera. Pawulo rero abyitegereje, areba abantu bo muri icyo gihe uko bitwaraga, areba uko ibintu bimeze, hanyuma agira inama Timoteyo. Aramubwira ati nubwo ibintu bimeze gutyo, ibintu bigoye, abantu bitwara uko bishakiye bakivugira uko bishakiye, kandi bakarushaho kugenda baba babi, ariko ujye witegereza neza urebe ibi ngibi birasa na bya bindi byo muri yanzu, muri bya bintu byose by'ibikoresho biba mu nzu ntabwo habamo iby'igiciro gusa, ahubwo habamo n'iby'umumaro mukeya. Habamo iby'ibiti, hakabamo iby'ibumba, ariko habamo n'iby'ifeza, hakabamo n'iby'izahabu. Bimwe bikoreshwa iby'imirimo y'icyubahiro, naho ibindi bigakoreshwa iby'isoni. Ariko mu by'ukuri byose bisa naho bifite umumaro. N'iby'ikoreshwa iby'isoni nkeya nuko baba bikoresha, baba babikeneye kandi bo bikemuriye ibibazo, ariko icyakoreshejwe iby'isoni nkeya cyo ubwacyo kigaragara nk'icy'agaciro gakeya, ariko uwagikoresheje we aba yakemuye ikibazo cye kandi kimugira uw'agaciro, kandi kikagira uko kimugaragaza. Pawulo rero aramubwira ati nubwo bimeze kose, ariko hari umuti ni uko umuntu yiyeza akitandukanya n'ibidatunganye. Iyo amaze kwitandukanya n'ibidatunganye, aba igikoresho, ikintu cyo gukoreshwa cyejejwe. Iyo cyejejwe kigira nyiracyo umumaro, kandi gihita gihinduka icyatunganyirijwe imirimo myiza. Birashoboka yuko rero agaciro k'umuntu gashobora gutakarira muri ibyo ngibyo byose byo hanze, wenda mu nyungu cyangwa se muri gahunda utagizemo uruhare, ariko hari ibanga rikomeye, ni ibanga ryo kwiyeza no kwitandukanya n'ibidatunganye. Kuko nubwo isi yakwima agaciro n'abantu bakakwima agaciro, ariko Imana yo ntishobora kukwima agaciro, kuko Imana yo iri hejuru ya byose kandi ikunda ibintu bitunganye, ikunda abakiranutsi, ikunda abantu bafite
gahunda nzima zihesha icyubahiro, kandi gahunda zikemura ibibazo by'abantu, zikemura n'ibibazo byayo. Icyo gihe rero Imana igukoresha iby'umumaro. Ariko n'abantu nabo ntibakunda ibintu bitabakemura ibibazo, ntibakunda ibintu by'isoni nkeya cyangwa by'agaciro gakeya. Niyo babibonye nyine kubera ko byabihaye gutyo, babikoresha ibyo bashaka by'isoni nkeya. Ariko umuntu niwe ugomba kumenya umwanya agomba guhagaramo nuko agomba kwitwara, kugira ngo ataza guhinduka igikoresho bakoresha ibyo bashaka kandi by'isoni nkeya by'umugayo. Akamugira inama, akamubwira ngo ahungira irya gisore kandi yifatanye n'abambaza umwami wacu bafite umutima uboneye. Umutima uboneye rero hari ibyo udakora, hari ibyo udatekereza. Umutima uboneye hari aho utajyana umuntu. Umutima uboneye hari ibyo wanga kandi ukabihagararamo, hari ibyo wanga kandi ukagira ishyaka ribyigiza hirya. Hano ku isi rero nta ubura umumaro. Burya buri muntu wese agira umumaro, ariko ikibazo kiba ngo uwo mumaro ugira ufite gaciro ki? Ko buriya nta ubura umumaro, kuko niyo wabura wenda akazi kakandi ko mu ntebe zizungurutsa, akazi ko kuyobora abandi, ariko ntiwabura n'umurimo wo kuyoborwa, kuko n'uyoborwa afite ibyo akora. Niyo wabura akazi ntiwabura nako kuyora imyanda, kuko nabyo biba bikenewe. Ariko niba uyora imyanda, isi, abantu, nawe ubwawe ufite gaciro ki mu maso y'abantu? Ufite gaciro ki mu maso ya sosiyete ubamo? Hari abantu basa n'abaremerewe gukora ibintu biciriritse, ugasanga imbwa yapfire muri quartier, imbwa yapfire mu mudugudu, ariko ugasanga hari umuntu barimo gushakisha ngo ni mujye gushaka naka wo kuza kujugunya iyi mbwa. Ukibaza ngo uyu muntu iyi speciality yo kujya kuyora imyanda n'intumbi z'imbwa yayikoreyeho imyitozo, ni iki gituma abantu bose bamushakisha? Ariko burya usubira inyuma usanga hari ahantu aba yaratereye agaciro, abantu bakamubona gutyo, nawe akitwara atyo, nubwo yabonamo amafaranga, akabona ibyo kurya, ariko arimo gukora umurimo w'agaciro gakeya. Ese ni gute umuntu yaba uw'umumaro, agashakishwa n'abantu, agashakishwa n'Imana, agashakishwa n'umuryango, akubahwa, ndetse ubwe nawe akiyubahisha, akaba nka zahabu iri mu nzu? Kubera ko zahabu n'ifeza, nubwo mu nzu habamo ibikoresho bitandukanye, ariko byose ntibijya agaciro kimwe. Burya no kumanuka kugera ku isafuriya yindi yuzuye imbyiro, ukagera no ku itorosho, buri kintu cyose gifite umumaro. Ariko se bifite umumaro umwe? Birindwa kimwe? Ntabwo ari kimwe. Ibintu biba mu nzu byose rero burya biba bifite umumaro, kandi mu gihe cyose nyiracyo, nyir'ibyo bintu, nyir'inzu atari yabijugunya ngo abishyire mu myanda, burya biba bifite akamaro. Ariko se agaciro kabyo kaba kangana? Agaciro kabyo kava hehe? Ntabwo ibintu byose bigira agaciro kamwe. Nubwo Pawulo yavuze ibikoresho byo mu nzu, ariko ndagira ngo ngufashe utekereze ko atari ibikoresho, ahubwo Pawulo yavugaga abantu mu rusengero, akavuga abantu mu gihugu, akavuga abantu mu itorero, akavuga n'abantu ku giti cyabo, ahubwo akabereka yuko nubwo abantu bose
bakora ibintu bitandukanye, bamwe bagakora iby'umumaro, bagakoreshwa iby'umumaro, abandi bagakora iby'isoni nkeya, bagakoreshwa iby'isoni nkeya, ko ariko we hari icyo yakora kugira ngo atandukanye n'ibyo ngibyo. Muri bimwe rero yavugaga byari ibyo kwiyeza no gutandukana n'icyaha no gutandukana n'ibidatunganye. Iyo witandukanyije n'ibidatunganye, buri muntu wese akubona nk'umumaro, nubwo batayibona ako kanya, ariko hari igihe bazamenya yuko uri umumaro bitewe n'uko witwaye, bitewe n'uko uvuga, bitewe n'uko ukora. Mu nzu rero ibyo bintu byose nubwo bibamo bigenda bitandukana bitandukanye agaciro kubw'impamvu ngiye kuvuga. Wishyire muri uwo mwanya, nturebe ikintu cyo mu nzu, ahubwo wewe wirebe mu rusengero, mu muryango, muri sosiyete, mu gihugu, mu isi, wowe ufite kahe gaciro. Agaciro k'igikoresho rero mu nzu gaturuka ku cy'igikoresho gikozemo. Zahabu ntizagira agaciro, igikombe cya zahabu ntikizagira agaciro n'igikombe gikoze mu giti, ntikizagira agaciro n'igikombe gikoze mu ibumba. Oya, ntabwo bizagira agaciro kamwe. Umuntu rero ni umuntu ukomeye. Nubwo ibintu byagusuzugura, nubwo abantu bagusuzugura, ariko uri uw'agaciro. Reka kwisuzugura, reka kwishyira hasi, kuko Imana ijya kukurema yakuremye mu mugambi wayo, ikurema igukunze, ikurema muri matiere yayo kandi ihambaye. Nubwo abantu bagerageza, ariko uyu munsi nta muntu wabasha kurema umuntu. Nubwo babigerageza bakagira ibyo bakora, niyo byo bakora byose babihera bakurikije kuri gahunda Imana yashize mu muntu, ariko ntibarema umuntu. Umuntu rero arakomeye, nawe urakomeye. Ndeka kwifata nkaho uri uw'agaciro gakeya, nubwo abantu bagutesha agaciro, nubwo ibintu byagutesha agaciro, nubwo ibihe byagutesha agaciro, ariko uri uw'agaciro mu maso y'Imana. Icyo ukozemo kirakomeye, uwakubumbye arakomeye. Reka kwitesha agaciro. Hanyuma ikindi gituma igikoresho mu nzu kigira agaciro ni umurimo cyagenewe. Ntabwo umuntu uko Imana ntabwo yamuremeye kuba mu bintu by'imyanda, ntiyamuremeye kuba mu bintu by'ibyaha, ntiyamuremeye kuyora imyanda, ntiyamuremeye guherekeza abandi mu migisha. Ahubwo Imana yaremye umuntu kugira ngo ayihimbaze, kugira ngo abane n'ayagendane nayo, kugira ngo ayiheshe icyubahiro. Imana yacu irakomeye rero. Niba ukora ibintu bitayihesha icyubahiro, ugakora imirimo igawa nayo ikagawa n'abantu, ukaba mu byaha, ukaba mu bintu bigira abantu nabi, ukaba ikibazo, ntube uw'umumaro, isuzume urebe niba uhagaze mu mwanya wa nyawo. Ahandi ikindi giha igikoresho agaciro naho kiri, naho giteretse. Wowe uteretse hehe? Uteretse he mu muryango? Uteretse he mu itorero? Uteretse he mu gihugu? Uteretse he? Uri hehe? Uri kumwe nandi? Ugendana nandi? Uri mu bajura? Uri mu basambanyi? Uri mu kihe gice? Icyo gice uteretsemo, icyo gice ugendamo kiraguhesha agaciro. Umuntu yagushakisha, umuntu yakwirata, umuntu yakwigamba, umuntu yakugira role model, umuntu yakugira uwo kwifuzwa n'uwo kugenderaho. Ikindi kijya giha agaciro igikoresho cyo mu nzu nuko nyiracyo agifata, ndetse nuko abandi bagifata. Imana ifite uko igufata. Imana ifite uko yakuremye. Imana ntabwo igufata nk'isoni nk'umumaro mukeya. Imana igufata nk'uw'agaciro. Reka kwisuzugura, reka no kwisuzuguza. Mu byo ukora n'ibyo uvuga byose, reka kwisuzuguza. Reka ikintu gituma abantu bagusuzugura, vayo, bireke. Imana yakuremye nk'umuntu w'igitangaza, yakuremye nk'uw'agaciro. Reka ibigutesha agaciro ubyange,
uko byabije kose n'uwaba bizanye kose, hanyuma ukomere ku Mana yawe wihesha agaciro. N'abandi biba byiza ko bakubona nk'uw'agaciro, nibwo ubona akazi, nibwo ubona serivisi runaka, nibwo abantu hari ibyo baguha, ariko ntibanakunyunyuze bakabona yuko hari icyo watanga, bakakubonamo igisubizo kuruta uko waba ikibazo, kuko abantu ntibakunda abantu bateza ibibazo, ahubwo bakunda abantu babaha ibisubizo. Wowe Imana igufata gute? Society igufata gute? Umuryango ugufata gute? Ese wowe wifata gute? Isuzume rero, uri zahabu yo gukoreshwa iby'umumaro cyangwa itorosho bayoresha inyana. Ikindi nuko igikoresho gihabwa agaciro n'uwakibumbye. Umuntu ashobora gukoresha igikoresho uko abyumva, wenda agaciro kacyo kakava mu giciro yakiguze ari n'icyo gikeneyeho, ariko burya umubumbyi niwe uzi neza agaciro k'icyo yabumbye. Wabumbwe n'Imana, waremwe n'Imana, ntabwo waremwe n'abantu. Reka kwiyangiza, reka kujya mu bintu bidafite umumaro, reka kwemerera ibigutesha agaciro n'ibikumanura. Wowe waremwe n'Imana, Imana niyo ifite mu biganza byayo ubuzima bwawe, ni nayo izi agaciro kawe, ni nayo ifite icyo wakuvuzeho, ni nayo ifite ikikuziho. Ntabwo uri produit y'abantu, uri produit y'Imana. Ifate gutyo, witware gutyo, uheshe Imana icyubahiro, ariko n'abantu bakubonemo umumaro, kuko hari ibyo wiyambuye, witandukanye n'ibidatunganye. Ugire umutima uboneye, ugire umumaro kuri wowe, ariko we n'umumaro ku Mana. Hanyuma nyine ikindi gihesha agaciro igikoresho ni igikoresho cyaguzwe. Umuntu arakomeye, umuntu Imana yatekereje igatanga umwana we w'ikinege Yesu Kristo, akemera agapfa ku musaraba, akabambwa, akemera akamena amaraso ye. Ntabwo ari umuntu wo gutakaza ibyiringiro, ntabwo ari umuntu wo gufatwa nk'uko bishakiye. Isobanukirwe, umenye uwo uriwe. Bimwe mu bintu bitesha umuntu agaciro ni ukutimenya, ngo umenye uwo uriwe, umenye ko uri uw'agaciro. Wangi ikintu icyo ari cyo cyose kigukoresha ibyo cyishakiye, kigukora kore uko cyishakiye. Njya ntangazwa nkanababazwa n'abantu bamwe na bamwe, njya mbona cyane igitsina gore, ukabona umuntu araje aramutinyutse, atangiye gukandakanda amabere, agize ku mabuno arakandakanze, ahantu hose arafata nk'ufata icyo ntazi. Uri uw'agaciro. Reka kwemerera ibyo bintu byose bigukandakanda uko bishatse, ibisomagura uko bishatse, bijombajomba iminwa aho bibonye hose. Uri uw'agaciro, kugera n'ubwo utamenya neza uwo uriwe, hakagera n'ibintu biza bikwakwinjira, bikagenda bikinjira no mu mbere n'iyongera, bikamenya, bikazenguruka hose, bikarangaza hose, bikakwiba agaciro kawe, bikakwiba buri kintu cyawe cyose, bikagusiga urangaje, ku buryo buri muntu wese yumva ko yakwinjira iwawe uko ashatse. Ibyo ngibyo ni ukutagaciro, ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Wajya kureba ugasanga umuntu ni umuntu w'umurisansi, umuntu w'umudokiteri, yambaye imyenda iracikaguritse hose, ipantaro iracikaguritse, ukibaza se uyu muntu ipantaro yabuze amafaranga yo kugura umwenda muzima. Niba hari abantu babyambara, ariko ntugomba kwambara ibintu bicitse. Ibintu bicitse babijugunya muri puberi, ntabwo wabyambara. Nubwo byaza wenda bikitwa ngo ni abasitari, ibyo bibarekere. Wowe wiha agaciro, wikwambara ibintu bicitse, wikwigayisha. Ikintu cyose cyakugayisha kireke. Hanyuma ikindi kintu cyagitesha umuntu ni icyubahiro. Hari ibintu bigutinyuka, abantu bakagutinyuka, abantu bakakuvuga uko bashaka, abantu bakagutereka aho bashaka, abantu bagashaka kugenda nkabo, ukarya nkabo, ukavuga nkabo, kubwo bagutesha. Nturu agaciro gakeya, nawe si kubyumva, ariko
abantu bakakwima icyubahiro ugomba. Ni wowe wo kubyanga rero byangi. Hinduka zahabu bakoresha iby'agaciro. Ureke wanjye kubitorosho. Barabyanga ntago babyemerera. Hanyuma ariko nawe ufite icyubahiro, ibuka ko icyubahiro cy'Uwiteka. Icyubahiro gusinda icyubahiro nabyo bijya bitesha umuntu agaciro. Kandi icyakuzamuye nicyo cyanakumanura. Kandi biba byiza iyo uzamutse niyo umanutse umanuka nabi. Umanukira muri chute libre. Nta kintu kigutangira. Umuntu hanuka muri metero 100 n'uwamanuka muri metero 1 ntibakomereka kimwe, ntibavunika kimwe, ntibanasandara kimwe. Kugira ngo wirinde icyo kintu cyose, nuko wibuka ko icyubahiro ari icy'Uwiteka. Iyo wizeye Uwiteka niyo ugize ikibazo akomanura neza. Hari igihe abantu wizera abantu ariko abantu bagambira kuguhanura, ariko ntabwo ushobora kumeneka, ntushobora no kuvunika. Imana irakuramira. Ikindi kintu kiyagitesha umuntu agaciro ni icyaha. Icyaha kirisha umuntu ibyo adashaka. Icyaha kijyana umuntu aho adashaka. Icyaha kikwambika ibicocero aho wambariye inkindi. Icyaha kiguhindura icyo ntazi. Icyaha kikugira uko nabi, kigutesha icyizere. Icyaha kikujyana muri gereza. Icyaha ni kibi. Icyaha kiyagitesha umuntu agaciro. Kandi ni icyaha nubwo wakwihagararaho ukagira n'ibintu ibyo byose wenda bikugaragaza nk'umuntu ukomeye, ariko buri umutima wawe uragukomanga. Umutima wawe uhora kwibutsa yuko wicaye mu byo wibye. Umutima wawe uhora ukumvisha yuko hari uwo wagiriye nabi, ko hari uwo wagambaniye, ko hari uwo wishe. Umutima wawe uhora ukugambanira, ko uhora ukubwira neza ko hari uwo ukugira ishyari, kubabazwa no kuzamuka kw'abandi. Icyaha ni kibi, kijyana amahoro mu mutima, kikajyana umunezero. Icyaha kikwambura icyizere abantu bakugiriye n'icyo Imana yakugiriye. Irinda icyaha rero. Irinda ikintu cyose cyagutesha icyaha. Iyo wemeye kuba igikoresho cy'agaciro cy'umumaro, harimo ibyiza byinshi. Bagutereka aho ahagaragara kandi bakakwirata. Ibikoresho bya zahabu, ibikoresho by'umumaro babitegura muri salo. Indabo nziza bazitegura muri salo. Ntabwo bajya kuzitegura iyo ngiye muri puberi. Oya, ntibazitegura ahantu hatagaragara, bazitegura ahantu hatagaragara kuko ni nziza. Ikintu cyiza nicyo bakiriza umushyitsi, ni nacyo kigaragara. Kuko ikintu cyiza nicyo gihesha agaciro nyiracyo, kikamugaragaza neza, kikamuzanira icyubahiro, kikamuzanira gukundwa, kikamuzanira kubahwa. Ese uyu munsi Imana yakwiratayo, ikakwirata nk'umuntu wayo, ikakwirata nk'umuntu w'agaciro, nk'uko yigeze kwirata Mose, ikabwira Aroni na Miriyamu bari bamuvuze bakamuvugira hariya. Uyu munsi Imana yakwirata ikakurwanirira ku buryo yagukubitira abantu bakuvugira mu rwisho hariya. Ese Imana yakwirata nka Dawidi yabwiye umuhanuzi ngo ntibari buze kurya atahageze. Ese Imana yakwirata? Itorero se ryakwirata? Mu itorero uhagaze uti? Uri igisubizo cyangwa uri ikibazo? Ugusha abantu cyangwa urabazamura? Uhagaze uti? Mu itorero uhagaze uti? Mu muryango umugore yakwirata, umwana yakwirata, umugabo yakwirata. Muri quartier se uhagaze uti? Ese igihugu cye uyu munsi waba uri mu bantu bashakishwa bo gukemura ibibazo igihugu gifite? Waba uri mu bantu babura ikibazo kikavuka? Waba uri mu bantu muri babandi bavuga ngo uyu nguyu yabuze byaba ikibazo nubwo nta muntu udasimburwa? Wowe uhagaze gute? Hari wakwirata, hari wagutereka aho kwirata, hari wagutereka aho abantu bakureba kubwo kukwirata nubwo umumaro ufite. Ikindi cyiza cyo kuba igikoresho cy'umumaro nuko
nyiracyo akirinda umwanda. Igikombe cya zahabu, ibikoresho by'igiciro, nyirabyo ahora abihanagura kandi akabijyana kure y'ababimena. Ntiyemera ko abana babikinisha, ntiyemera ko abajura babigeraho, arabirinda. Ntiyemera yuko abishyiraho uburinzi bukomeye, akabirinda kwibwa no kumeneka. Ese uyu munsi ikikurinze ni iki? Icyo umumaro ufite watuma abantu bakwirata, watuma Imana ikwirata, watuma urindwa ni igiki? Ni igiki umumaro ufite nuwuhe? Nuwuhe mumaro wowe ufite? None se niba utizera Imana, niba utari muri gahunda Imana ishaka, niba utanezereza Imana mu byo ukora n'ibyo uvuga, ngo Imana ikwirate, Imana ikurinde, urabona rindi uzakurinda? Uzarindwa n'abantu. Umuntu uhinduka kuruta uko ikirere gihinduka. Shakisha ubucuti n'Imana, ushakishe n'ubucuti aho uri. Imana izakurinda, Imana izakugiraho kwifuzwa, kandi Imana izakwicaza aho utabasha kwiyicaza, kuko uri uw'umumaro. Niba bitari byanarangira, niba utari washira mu mwuka, uracyafite amahirwe yo kugira ngo Imana ikugirire neza, uracyafite amahirwe yo kugira ngo Imana ikurwanirire, uracyafite amahirwe y'umugambi Imana igufiteho. Hari icyo wakora muri kano kanya, hari ibyo wakwitandukanya nabyo, itandukanye n'ibidatunganye, ugira umutima uboneye, hanyuma uhinduke igikoresho cy'umumaro imbere y'Imana, mu maso y'Imana. Ibindi byose ntabwo ari ibyawe, ibindi byose Imana izabyikorera. Kimwe mu bintu bigushije abantu ni ukutamenya aho bava n'uburinzi, ni ukutamenya aho bagomba kwicara n'aho bagomba kugenda, ni ukutamenya agaciro kabo kari mu Mana, kari mu gusabana n'Imana no kugendana n'Imana. Kimwe mu bintu bigoye abantu ni ukutamenya abari bo. Mumenye abo muri bo. Umukristo amenye uwo ari we, amenye ko agomba gutandukana n'ibidatunganye, kugira ngo abe igikoresho kizima imbere y'Imana no mu maso y'Imana, kugira ngo abe igikoresho kizima mwitore mu murimo wayo, yitandukanye n'ibidatunganye, kugira ngo Imana igiraho umuvana, igireho n'aho mwinjiza. Iyo ubaye igikoresho kizima, Imana ikuvana, uva mu cyiciro wari urimo, hanyuma ukareka kuyoreshwa iby'imyanda. Hari ibintu umuntu yanga, hari ibintu umuntu areka. Ntabwo agaciro k'umuntu kari mu byarya. Oya, ntugashukwe n'ibiryo, ntugashukwe n'imyambaro, ntugashukwe n'imodoka, ntugashukwe n'amazu. Agaciro kawe kari uwuriwe. Hari abantu benshi cyane hano hanze bagushijwe n'ibiryo babahaye. Hano hanze hari abantu bari mu kaga kubera ko umuntu yamuhaye ibiryo akamugirira nabi, kubera ko umuntu yamuhaye imodoka akamugira umugore wa gatanu cyangwa wa kangahe, ndetse akamwanduza n'indwara zandura za sida n'ibindi, kuko yamushukishije imodoka. Ntabwo agaciro kawe kari mu modoka, ni kari mu biryo bakugaburira, ni kari mu myambaro wambara. Agaciro kawe kari mu kwanga icyaha, mu kwiyeza no kuva mu byaha. Nimusabe Imana imbabazi, mwiyeze muve mu byaha, hanyuma ibindi byose ntabwo ari mwebwe muzabikora, n'Imana izabikora. Imana igifata umuntu ikamuhuza n'uw'umumaro, igifata umuntu ikamuhuza n'iby'umumaro, kubera umumaro imufitemo, kubera agaciro imubonamo, kubera ibibazo yakemura akabikemura abandi, akabikemura isi, akabikemura itora, akabikemura umuryango, akabyikemurira, ndetse akabikemurira buri muntu uwo ari we wese, akabigisubizo aho kugira ngo abe ikibazo. Hanyuma yibaye igisubizo, ntawe utagushaka.
kuko buri muntu wese agowe n'ibibazo. Ibintu bitugoye hano hanze ni ibibazo tubamo, tuba dukeneye aho twavana ibisubizo. Umunsi wabaye uw'umumaro ukaba utanga ibisubizo, abantu bazagushaka nta ngufu zabishyiramo, ndetse bazakurwana n'akazi ntuzirwa ukarwanirira. Bazagushaka aho utuye bakubaririze, buri muntu wese kandi atwitwararikeho neza kuko akubona mu mumaro. Reka duhinduke zahabu abantu bashakisha Imana yirata, duhinduke zahabu mu murimo w'Imana, duhinduke zahabu aho dutuye n'aho tugenda, duhinduke zahabu mu byo dukora no mu bitekerezo yacu, duhinduke zahabu mu nama dutanga, duhinduke zahabu. Niho hantu hazava ibisubizo by'ibibazo dufite. Nimuve mu byaha mubone kuba ibikoresho bizima by'umumaro mu nzu ya Data. Nimuve mu byaha mureke ubugome, nimuve mu byaha mureke ubugambanyi, nimuve mu byaha mureke kubeshyirana, nimuve mu byaha mureke amashyari. Hanyuma murebe uko Uwiteka atabagororera imigisha, murebe icyo Uwiteka agiye kubakoresha. Nimuve mu byaha, nimuve mu byaha Uwiteka abagirire neza, nimuve mu byaha Uwiteka agirire neza igihugu, nimuve mu byaha Uwiteka agirire neza itorero, nimuve mu byaha Uwiteka agirire neza imiryango yanyu, nimuve mu byaha Uwiteka abagirire neza. Kuko buriya ibyaha babivamo. Nubwo itorosho, umweyo cyangwa n'ikindi cyose gikora mu myanda kirayisunika kikayivanaho, ariko nabonye kidashimishwa, biranashoboka ko kidashimishwa no kubana nayo, kuko kiramutse kiyisunitse kikajyana nayo kikayivanga nayo, nacyo bakijugunya mu myanda. Uruha agaciro rero uva mu myanda. Ejo cyangwa ejo bundi nyiri umubumbyi atazakufata akakujugunyana n'imyanda, ko igikoresho nubwo cyakurura imyanda, cyasunika imyanda, ariko ntikijyana nayo. Iyo kivanze nayo bakijugunyana nayo, kikagenda kikajya mu myanda, kandi cyageze mu myanda nticyongera kugaruka. Uwiteka aracyategeye amaboko. Uwiteka aracyahamagara uyu munsi ngo nimuve mu byaha, nimureke ibyaha, nimuze Uwiteka abagirire neza. Amaraso ya Yesu aracyakora. Yesu ategeye abantu bose amaboko. Yesu arashaka ko muhinduka. Yesu arashaka ko muva mu byaha, mukitandukanya n'ibyaha, mukabikoresho by'umumaro mu nzu ya Data, ariko mukababera n'abandi ab'umumaro. Nimuve mu byaha. Agaciro k'umuntu nikava mu byatunzi. Oya, agaciro k'umuntu kuko hari indushyi nyinshi cyane ziruhiye mu mafaranga, ziruhiye mu mashuri, ziruhiye mu madiplome, nabyo ni byiza. Natwe turabifite, natwe twabinyuzemo, ariko agaciro k'umuntu kari mu buryo aremetse. Umuntu aremetse mu buryo butangaje. Nimureke kwiyangiza, mumenye aho muva, mumenye n'uwababumbye, mwisanishe nawe, mwitandukanye na Satani ubabeshya. Satani arababeshya akabatesha agaciro kugira ngo abakoreshe iby'isoni nkeya, muzajugunywe mu muriro kimwe nawe, muzashyane nawe. Nimuhindukire, muve mu byaha, mubera abantu ibisubizo aho kubera ibibazo. Nimufashe imfubyi, nimufashe abapfakazi, nimugire neza ubwoko bw'Imana, hanyuma Imana nayo ibagirire neza, ibabone nk'ab'umumaro, ibafate nk'ab'umumaro, ibinjiza ab'umumaro, ibashyire mu by'umumaro, ibahuze n'ab'umumaro, muba ab'umumaro, kandi mumererwe neza. Kuko Imana ihemba neza, Imana ntiyambura, Imana igira neza umuntu wari wese. Imana irashaka gukiza abantu bayo, Imana irashaka gukiza isi, Imana irashaka gukiza igihugu, ariko irababwira ngo nimureke ubugome, irababwira ngo nimureke ibyaha, irababwira ngo nimutandukanye ibishimwa n'ibigawa, irababwira ngo nimuhindukire, nimuhindukire mu bisubizo aho kugira ngo mu bibazo. Hari igihe umuntu yibwira ko ari uw'agaciro kandi yarapfuye ahagaze. Icyaha ni kibi, icyaha gitesha umuntu agaciro, icyaha cyambika umuntu ibicoco aho yambariraga inkindi, icyaha gishyira muri gereza y'umwuka no muri gereza yifatika. Icyaha gifata umuntu
kikamubuza ubugingo. Icyaha ni kibi. Nimureke duhinduke ibikoresho by'umumaro. Duhinduke ibikoresho by'umumaro mu nzu ya Data. Uwiteka azaturinda. Uwiteka azaduha ibyo dukeneye byose. Nutabyemera ariko twebwe twarabibonye. Twabonye aho Imana irinda umukiranutsi. Twabonye aho Imana irwanira abantu bayo. Twabonye aho Imana ivana umuntu ku cyavu ikamwicazanya n'ibikomangoma. Twabonye aho Imana igirira umuntu neza. Uyu munsi wakubaza ukurikije ibyo mvuze, ukurikije uko ubayeho, ukurikije ibyo ufite nka experience mu buzima, ukurikije uriwe, ukurikije uko wifata nuko wifataga, ukurikije uko abandi bagufata, uyu munsi uri zahabu yo gukoreshwa iby'umumaro, cyangwa uyu munsi uri itorosho bayoza imyanda. Hindukira, vayo, gira ibyo wanga. Ntabwo uri agatebo bayoza ifu, ntabwo uri wo gukoreshwa iby'isoni nkeya. Emerera Imana ikugirire neza. Emerera uveyo itandukanye n'ibidatunganye. Gira umutima uboneye, wa wundi Imana yifuza, wa wundi Imana ishaka, wa wundi yabonye muri Dawidi. Gira umutima Imana yarwanirira. Gira umutima uwo w'agaciro. Imana izakwimana, Imana izakurwanirira uko byaza bimeze kose. Wita ku magambo y'abantu, wikwita ku byo Satana akubeshyeshya. Uri w'agaciro mu maso y'Imana, uri wo kubahwa, uri w'icyubahiro. Ikomeze ku Mana yawe, witandukanye n'ibigawa, uve kuko wifata. Urebe uko Imana igufata n'ibyagushyizemo nuko yakuremye. Hanyuma witandukanye n'ibikubeshya, witandukanye n'ibyo Satani akora, witandukanye n'ibyo abakozi ba Satani bakora, witandukanye n'imyanda yose. Gira aho uva, gira aho ugera, Imana ikugire neza. Ibyo byose message irahise, kandi buri muntu wese ikibazo akigira icye. Nturi buze kunsubiza, nturi buze no gusubiza n'undi, kubera ko uriyizi. Nubwo abantu bakuze ariko bakuza igice, kandi uriyizi ariko n'Imana irakuze. Hindukira rero, Imana ikugire neza, Imana idufashe, Imana idushoboze kugira ngo tube ibikoresho by'umumaro mu nzu y'Imana, tube ibikoresho by'umumaro mu nzu ya Data. Kandi waritereye icyizere uyu munsi kigaruke, hanyuma amenye uwo ari we, kandi yemere kugendera mu byo Data ashaka no mu byo amwifuzaho. Dusoze dusenga rero. Data Mana ishobora byose, nongeye kugushimira muri uyu mwanya. Ndagushimiye ko wabanye natwe, ndagushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe, ndagushimiye Uwiteka Mana ishobora byose ku bwa rino jambo. Reka uryumvise rimugirire umumaro, kandi nuzaryumva Uwiteka rizamuvane hamwe rimujyana ahandi. Uwiteka Mana ishobora ibyo twakora byose tutari kumwe nawe, tudafashijwe nawe, ntacyo twabasha kugeraho. Dushoboze muri byose, ushoboze buri muntu wari we wese, kandi Uwiteka n'uwari ufite imbaraga nkeya umuha imbaraga zo gutsinda icyaha n'igisa nacyo cyose. Umuha imbaraga zo kugira ngo ahindure imitekerereze, ahindure imikorere, zo kugira ngo Uwiteka Mana ishobora byose ari mu nzu yawe, ari mu itorero, ari mu gihugu, ari mu muryango, aho habarizwa hose, ndetse nawe ubwe ahinduke igikoresho cy'umumaro, kiba igisubizo kuri benshi, yitandukanye n'ikintu icyo ari cyo cyose cyaba ikibazo aho ari, aho agenda, no mu byo akora byose. Icyubahiro kibi cyawe uyu munsi n'iteka ryose. Amen.